kizakumenyesha icyo Imana yakuremeye gukora mu isi. Confidence. Ari abantu benshi bakunda kuba mu kanaka ni pessimist, nguriya ni optimist. Pessimist ni ngo ntajya yizera ko ari byiza byamubaho. Optimist ni ngo aba yizera ko iteka ibyiza biri imbere. Ariko navuga ngo ikintu Imana yakuremeye gukora iyo kigezemo uba optimist. Imana yaturemye twese turi optimist kubera ko nayo ni optimist. Iteka yizera ko ejo wahinduka. Iteka yizera ko ejo bizaba ari byiza. Abantu bateye batyo bahora bafite ibitekerezo by'ibyo bakora. Iyo umuntu avuga ngo byaranze nta kigenda ntibigishoboka, nta na kimwe ajya agerageza, nta na kimwe ajya atekereza ko yakora. Ariko umuntu iyo ari muri cya kindi yaremewe kuba yakora, akomeza kwizera ko yakora ibintu binini, agira confidence, aricara akumva yakora ibintu binini cyane bidasanzwe. Niyo yatsinzwe usanga ari kubwira ngo ejo umwaka utaha bizagenda neza, nzagera ku rwego rwo hejuru. Nigeze kwandika igitabo kigurwa n'abantu bake cyane, kuri launch yacyo hagura nk'abantu 5 bonyine, ndetse ibinyamakuru byose bitangira kumvuga ngo yikirigisa arisetsa. Urabiza abanyamakuru niko bajya bamera, ntabwo ni umwuga wabo nyine. Ariko nta kibazo hagati yanjye nabo, kuko buri wese agira umwuga we nuko awukora. Ariko niko byari byanagenda, ntibanabeshyaga. Ariko ngi ikintu cyatangaje, nakomeje kugira cya kintu cy'uvuga ngo nzagera muri New York Times bestseller. Umunyamerika umwe twarabiganira aramubwira ngo warasaze. Natwe ntabwo tujya tubitekereza, nubwo turi abanyamerika kwandika ngo tugere kuri iyo records ntabwo tubitekereza. Ariko iyo umuntu ikintu ari icyo Imana yamuremeye kuba yakora, niyo abandi bari kumubwira ngo ntiyagishobora, aravuga ngo njye nagishobora. Yavuze ngo nta wundi wigeze akigeraho, waravuga ngo ubwo nzaba wa mbere. Nkunda Arnold Schwarzenegger, niwe muntu wenyine mu isi wabaye umuteruzi w'ibyuma, agakina amafilime, ndetse amafilime ari mu rwego rw'abantu bagaragara wenda kari nk'abarara, yarangiza akavamo akambara costume akaba umuyobozi governor wa state muri Amerika. Ajya kubitangira yabikwibwirira, aravuga ngo abantu baramubwiraga ngo nta wundi wigeze abikora, ntabwo byigeze bibaho. Ariko nimba bitarigeze bibaho, wa muntu ufite ikintu yaremewe gukora, akaba ari cyo arimo gukora, akaba ari cyo afite inzozi zo kugeramo, waravuga ngo ubwo nyine nzagikora, mbu wa mbere mu kugikora. Confidence. Navuga ngo iyo ikintu ari icyawe, mu bintu bikikugaragariza akenshi ubimenya iyo watsinzwe muri cyo. Iyo hari inzozi wari ufite, iyo hari intego wari ufite ntuzigereho, ishyaka ririyongera, ukomeza kumva bizagenda neza. You feel confidence even in failure. Nubwo ibintu byanze uravuga ngo ejo nimbikora neza bizagenda neza. Kandi reka mubwire iki ngiki, naje kubona iki muri ubuzima. Iyo ikintu uri gukora icyo Imana yakuremeye gukora kikaba kitagenze neza, nuko utagikoze neza. Kuko hari gukora ikintu cyiza cyangwa se icyo Imana yakuremeye gukora, doing the right thing, there is doing it right. Ni ibintu bibiri rero bitandukanye kandi bigomba guhura kugira ngo habeho success. Niyo mpamvu rules of success ntago ari imwe, ariko igikomeye muri byose gituma abantu bafata rules of success ziturutse ku bantu batandukanye bakomeye babahanga, ariko bagakomeza kuba abantu batsindwa, failures. Niyo mpamvu rumuze ngo kora cya kintu muri byose, mu gutsindwa kwawe ukomeza kuvuga ngo byose birashoboka. Byose bishobokera uwizeye rero. Kandi iyo umuntu ari gukora cya kindi Imana yamuremeye gukora, wakomeza kuba uwizera. Imana yaturemye turi abantu bagomba kuzizera, ariko kwizera kwacu kujya kuzamuka kukagera ku kigero Imana yifuza iyo turimo gukora cya kindi yaturemeye gukora. Ukumva byanga bikunda kizashoboka, ibyo abandi bo bumva bitashoboka ukumva bizashoboka. Ndabyibuka njye ngirirwa umugisha yuko nemera ko Imana ivuga, kandi abandi n'umuntu wemera ko gutekereza bifite icyo bimara. Ndibuka umugabo nkunda cyane bita Warren Buffett wo muri Amerika bakunda kwita the king of the stock market. Yaravuze ngo it had been amazing to me to have tens of thousands of people coming out of schools told that it didn't do good to think. Ngo bijya bintangaza bikanamfasha, ati njye biramfasha ku isoko ry'imigabane ngiyo mbonye abana bavuye kwiga business schools, kwiga gucuruza, ngo baraje wagira ngo barabigishije ngo gutekereza ntacyo bimara. Njya nemera ko Imana iravuga, ariko nanone gutekereza bigira icyo bimara, kandi Imana ikorana n'abantu batekereza bakayoborwa n'ijwi ryayo n'umwuka wayo, ariko nabo bagatekereza kandi bagakora, bagakoresha imbaraga zabo. Muri ibyo rero njya nezezwa n'ikintu kimwe, nyuma yo kumenya yuko nzaba umuntu uzavuga mu buryo budasanzwe, uzandika ibitabo byiza bikunzwe ku rwego rw'isi, narabyandikaga ntibigere kuri rwa rwego nabitekerezagaho, ariko mu mutima wanjye hakomeza kureba abantu bakomeye ku isi, mu mutima nyavuga ngo uriya namurusha, kandi ntaranageza kuri 1% cye. Ukomeza kugira icyo kintu muri we kikubwira ngo there is greatness in you.
nugera muri icyo kintu rero ukora ugakomeza kwiyumva cyangwa se kwiyumvamo ko hari ikintu kidasanzwe cyakorwa nawe nubwo utaragikora uyu munsi, ariko ko isaha n'isaha uzakora ikidasanzwe, icyo kintu ni nacyo Imana yakuremeye gukora. Wikihatiriza muri cya kintu udafitemo n'igitekerezo, wumva nta n'ikizere wifitiye, cya kintu ugeramo ukumva self confidence, ikizere wigirira kirazamutse ako kanya, cya kintu ugeramo ukumva uri confident, ndetse abantu bakunda kuvuga ngo you are arrogant, ariko ngo uhora uvuga ibintu. Hari umunyamakuru wese kumbwira ngo waravuze ngo uzagura indege, ndavuga yes, mfite imyaka 30, ku myaka 50 nzanaguza indege. Niki gishobora gutuma ubasha kwatura amagambo nk'ayo ngayo? Nukuvuga ngo iyo uri gukora ikintu waremeye gukora, ukomeza kwiyumvamo nta gushidikanya yuko uzagera kure. Nawe rero nimba uri kwiyumvamo ko uzagera kure, nuko uri gukora ikintu waremeye gukora. Ariko nimba wumva nta cyizere wifitemo, nta mahirwe wiha, uzacunge neza, ushobora gusanga uri gukora ikintu utaremeye gukora. Umuntu wese utsinda nuwizera ko yatsinda. Henry Ford yaravuze ngo whether you think you can or think you can't, you are both right. Ngo nimba utekereza ko utabishobora uri mukuri, kandi nimba utekereza ko wabishobora uri mukuri. Nimba ibyo urimo ari byo Imana yakuremeye gukora, ndabizi ko mu mutima wawe harimo ijwi rikubwira ngo wabikora. Niyo mpamvu ari ikintu cyawe rero.